bavuga ko intambara umenye uko uyitangira ntumenye uko uyisoza. Ubundi bavuga ko iriya ntambara itazarangira kugira ngo izarangizwa n'umucunguzi. Bafite ubwirinzi bwitwa Iron Dome bukomeye cyane ku isi, buri mu bwa mbere bukaze cyane. Ubwo nyine umuntu ahita bihuza na ya byakoranabuhanga bafite. Ni Iron Dome ni ubwirinzi burinda ikirere ariko buhenze. Byari kugabanya ubushomeri ariko kandi nanone byari no guhanga ubukungu ku muntu ku giti cye. Niba wahanze umurimo ukakunda nyine wakoze akazi kawe kakunze, uratera imbere uteza imbere n'abandi. Ariko usanga ababijyamo bavuga ko yaba cya gishoro kiracyari ikibazo, yaba ya environment yo gukoreramo iracyari ikibazo. Ntago tubwirwa kuri kwa nyako. Umwenegihugu Official TV, Umwenegihugu Official TV, n'umuyoboro ukugezaho ibiganiro, ubusesenguzi, amakuru n'ibindi. Urifuza kuduha ikiganiro, kuduha amakuru cyangwa gukorerwa ubuvugizi, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 93 44 38 08. Umwenegihugu Official TV, n'uwanjye, n'uwawe, n'uwacu. Ikaze bakunzi b'Umwenegihugu Official TV, ibihe byiza aho muri hirya no hino mu ncanye zigize isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, reka tukwifuriza ibihe byiza. Twagarutse mu kiganiro cy'uyu munsi. Murabibona turi kumwe na Emmanuel Dushimiyimana. Ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze. Amakuru y'iminsi. Amakuru yari meza. Urashima Imana ntacyo uyishinja? N'abantu bakeya. Yes, turaje rero mu kiganiro. Uyu munsi turaganira ku buzima bwite bwa muntu. Tuganire tubihuze n'ubuzima buriho bw'ibigaragara, ariko cyane tureba amakuru y'impamo yerekeye cyane kuri Isiraheli. Tumaze iminsi tuyumva muri social media, intambara irimo ni ibintu bimaze igihe, ngira ngo murabizi. Emmanuel rero uyu munsi twamuzanye nk'umuntu wabaye muri Isiraheli, uzi ibyayo, ufite amakuru ayifiteho, kugira ngo tuganire, tugende nyine tugaruka turebe se koko ibyo tubona mu bitangazamakuru, ibyo twumva bihuriye he n'ukuri. Reka rero Emmanuel twongere tuguhe ikaze, ariko nyine nk'uko nari mbibwiye abakunzi bacu, mu by'ukuri wenda turagira ngo ubanze utunyuriremo nk'umuntu wabaye hariya hantu. Ese koko Isiraheli uko ivugwa n'uko tuyumva, ukuri kwayo ni ukuhe? Murakoze cyane abo ku Umwenegihugu Official TV kumpa aka kanya ngo twongere tuganire ku byerekeranye n'igihugu cya Isiraheli. Yego. Utese koko ibyo twumva n'ibyo dusoma mu bitangazamakuru niko kuri guhare? Ngira ngo igisubizo cyaba yego cyangwa oya bitewe. Ubwo kumenya amakuru ya kiriya gihugu biterwa n'ibinyamakuru ukurikira cyangwa se ibyo usoma. Iyo ukurikiye Western Media cyangwa se biriya binyamakuru byo mu bihugu by'iburengerazuba, harimo za Amerika n'ibihugu by'Iburayi, kongera ugakurikira ibinyamakuru byo mu burasirazuba, harimo nyine uko isi igabanyije ibyo bihugu bindi bisigaye, amakuru abatandukanye. Amakuru abatandukanye bitewe n'uko buri igihugu cya Isiraheli ntabwo wagitandukanye n'ibyo bihugu byo muri Western country, twita Western country, cyane iyo havuzwe ibyo bihugu humvwa Amerika. Rero iyo ukurikiye ibitangazamakuru byo muri Amerika ntabwo wabona amakuru nk'ay'ibyo umuntu wakurikiye ibindi bitangazamakuru bisigaye. Yego. Cyane ko buriya Isiraheli abantu benshi
bayikurikira bayifata nk'umwana wa Amerika bitewe n'ukuntu bafatanya mu bintu byinshi bitewe n'amateka bafitanye. Ubwo rero birumvikana ibyo byose biraza bigahurira mu ibyo bitangazamakuru. Amakuru usoma abahabanye rimwe na rimwe n'ukuri bitewe n'enda n'inyungu zabo, cyangwa se ari ukuri ariko bakagira ibyo bahisha kuko wenda niko baba babishatse bakoresheje izo propaganda. Nk'umuntu rero wahabaye, uko biri kose ntiwaba ahantu igihe runaka ngo unanirwe kugira amakuru ukurayo ukuri kwa nyako ushingiye ku buzima bwite wenda bw'igihugu no kubona situwasiyo. Ubundi wowe nk'umuntu wabaye hariya hantu Israel yizute? Nyizi nk'igihugu gikomeye cyane cyane mu buhinzi, niho kizwi cyane, kikongera kikamenyekana mu bihugu bikomeye ku bw'igisirikare, n'ubukungu bwabo bukaba bwihagazeho, kikamenyekana nanone kandi nk'igihugu buriya cyagwiriwe n'ibibazo bya jenoside. Nubwo ari ikintu kiba ariko byatumye Israel abantu bose bamenya ngo Israel ni igihugu kimeze gute. Muri jenoside bakorewe na Hitler, ngira ngo wenda ntabwo twayigaruka kuko ntabwo ari cyo kiganiro twajemo, ariko iyo uvuze Israel abantu benshi bumva ibyo bintu uko ari bitatu: ni ubuhinzi buteye imbere, ni igisirikare gikomeye, niyo jenoside yakorewe abayahudi nyine. Ariko wenda ntabwo navuga ngo nibyo binizwiho cyane, ariko abantu basoma ibitangazamakuru n'ibyo bintu bakunda kubona cyane. Umuntu wabayeyo rero nkanjye, ngewe ni ikintu nabonye ni ubwo buhinzi buteye imbere koko nk'uko bivugwa, hanyuma n'icyo gisirikare gikomeye. Nubwo bwose nabayeyo mu gihe cy'amahoro batari bari kurwana, ariko amakuru nabashije kumenya nuko ari igihugu gikomeye. Ibyo nabonyeyo n'ibyo numvishe mu bitangazamakuru nabihuza nkabona koko ni igihugu gikomeye, kuko mu mateka ni igihugu cyagiye gihura n'intambara nyinshi, yaba zirimo izasenye igihugu nka Israel nyine, yaba zirimo nk'izo bari kurwana kuri ubu ngubu, aho igihugu cya Israel cyiyubakiye guhera mu 1948 bakomeje guhura n'intambara kandi zose ugasanga barazitsinda. Ibyo rero akaba ari igihamya kigaragaza ko bafite igisirikare giteye imbere. Ariko muri uko gutera imbere ugasanga babifashwamo n'ikoranabuhanga riravanse, bakongera bagafashwa n'ibyo bihugu twavuze bisa nk'aho ari ababyeyi b'igihugu cya Israel, ahanini biturutse kuri ayo mateka yabo bagiranye, yaba no mu ishingwa ry'igihugu cya Israel. Ibyo bihugu by'iburengerazuba byabigizemo uruhare, ugasanga rero gikomejwe n'ibintu bigera nko muri bitatu. Ndavuga ubwo igisirikare cya Israel, ugasanga gikomejwe n'ubwo bukungu bwabo buteye imbere, hanyuma na tekinoloji iravanse, hanyuma no kuba gifashwa n'ibihugu nyine tuzi byateye imbere mu gisirikare. Ibihugu nyine ubwo bikomeye. Hanyuma rero wenda iby'igisirikare cyangwa se intambara zaba izabayeyo cyangwa se n'iziriyo kuri ubu, turaza kubigarukaho. Ariko se wenda tukiri ahangaha, uhuza ute ibiriho kuri ubu ngubu muri Israel cyangwa se ubuzima bwa Israel muri iyi minsi tubona n'ibyo duhuza cyangwa se n'icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya buyivugaho? Urakoze cyane. Ubundi ngiye kubihuza najya ku mpande ebyiri, kuko iyo ibyo bintu umuntu abivuzeho, abemera Bibiliya ubuzima Israel iri kubamo kuri ubu ngubu bahita babihuza n'ubuhanuzi bwavuzwe mu gitabo cya Bibiliya. Mbonye ntabwo ndi umuhanga mu by'iyobokamana cyane nubwo nyikurikira cyangwa se nsenga, ariko iyo icyo kintu kivuze abantu basa nkaho bacitsemo ibice bibiri. Reka ariko nabivuga, hari ababihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bitewe n'uko ubuzima Israel iri kubamo kuri ubu ngubu hari aho bigiye bisanishwa n'ibyanditswe muri Bibiliya. Hanyuma batemera Bibiliya nabo ntago bakumva kimwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'ubu abemera Bibiliya bavuga ko rwose ibiri kubera hariya n'ubuhanuzi bwahanuwe n'abahanuzi batandukanye babayeho mu bihe bya kera,
akaba ari byo biri kugenda bisohora, yaba izo ntambara, yaba uburyo igihugu cya Israel cyasenyutse kikongera kiyubaka, yaba kuba abemera bemeza ko isi mu kurangira kwayo izarangirizwa hariya n'icyo bita intambara ya Armageddon. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero wenda ushingiye ku byo twumva mu bitangazamakuru by'iyi minsi cyangwa se muri social media, bihuye gute n'ukuri nk'umuntu wabaye hariya? Nageze kubigarukaho, bifitanye isano nyine bitewe n'ibitangazamakuru wasomye aho byandikirwa cyangwa se n'imyemerere yawe. Urumva ni igihugu gishingiye no ku myemerere. Twibukiranye ko ari, ngira ngo abantu benshi rabizi, niho abemera Kristo cyangwa se abakristo bemera ko umukiza wabo ariho yavukiye. Ubwo nanjye ndimo, nubwo ndi gushaka kwikuramo, ariko nanjye ndi umukristo. Niko tubyemera, ndetse ni nako kuri, kuko narahabaye, natambagijwe ahantu henshi hatandukanye hagaragara ku mateka y'ubuzima bwa Yezu Kristo, niho yavukiye. Rero iyo myemerere ituma abantu bafata ibyo bumva mu bitangazamakuru cyangwa se basoma bitandukana n'iby'abantu wenda batabayeyo se, cyangwa se basomye ibitangazamakuru byo mu bindi bihugu bitari byo mu burengerazuba bw'isi, bityo ugasanga amakuru ari hirya no hino asa nk'aho atandukanye. Agatandukana nyine, ariko nkanjye wabayeyo rero nabihuza n'ibya Bibiliya, kubera kuko uretse kuba ndi umukristo, ariko ziriya ntambara ubona ziriyo, yaba kuba Israel irwana n'igihugu cya Palestina, yaba muri iyi minsi hari kuvuga cyane Iraq, ariko byose ugasanga Iran, ariko ni Iraq nisigara, ndetse na Syria. Wenda uretse ko abantu bumvisha Iran cyane, ariko ibyo byose yaba, ngira ngo wenda dusubije nk'ababikomozaho gatoya, igitero giheruka cyagabwe kuri Iran, kigabwa kuri Iraq ndetse na Syria. Ubwo icyo ni igiheruka, ibya mbere byo ni amateka, ntabwo wenda tubonye umwanya twabigaruka, ariko igiheruka ni icyo ngicyo. Ariko ugasanga ni intambara isa nk'aho iri guhuza abavandimwe, nta nubwo isa, ni ihuza abavandimwe, yaba uretse kuba baturanye nyine mu buryo bw'ibihugu, kuba bituranye, ni n'abavandimwe. Iyo ukurikiye amateka usanga bafite igisekuruza kimwe, uretse ko wenda batandukaniye ku myemerere, bamwe bakemera ubukristo, abandi bakemera ayandi madini, ariko usanga ni abavandimwe baba barwana mu by'ukuri. Ni ababa barwana kandi bateranywa n'abandi. Nk'umuntu rero ukurikiranira hafi ibibera hariya cyangwa se muri kariya gace, wigeze kubikomozaho mu kanya uvuga ko intambara nyinshi Israel yagiye irwana, yagiye izitsinda. Kuri ubu ngubu ihanganye na mugenzi wayo, ubona noneho hari indi uzayitsinda? Gukora prediction burya y'intambara rimwe na rimwe biragora, uretse ko ntari umuhanga mu by'intambara, ariko ubundi bavuga ko intambara umenya uko uyitangira, ntumenye uko uyisoza. Yego. Ariko nanone wenda gusubiza icyo kibazo nakwifashisha amateka. Ubundi bavuga ko iriya ntambara itazarangira, igice kimwe cyemeza ko itazarangira, ngo izarangizwa n'umucunguzi. Ari hano nigeze gukomoza intambara ya Armageddon, aho ibihugu bizaterana rwose, bigaterana ku musozi, ndetse no mu mateka barabivuga, wenda nuko atari cyo cyatuzanye kuvuga ku mateka, babivuga n'umusozi bazateraniraho, bakavuga ibyo bihugu, wenda ntibabivuge mu mazina ariho kuri ubu, ariko abashakashatsi mu by'amakuru cyangwa se mu by'amateka bakagenda bashimangira ibyo bihugu, bakavuga ati iki gihugu ni iki. Iyo bavuze iki, baba bavuze Syria, wenda bavuze Uburusiya, mbese bakagenda babitondora byose, bakavuga naho bazahurira ingabo nyinshi zigatera igihugu cya Israel, hanyuma Israel ikirwanaho, ariko bikarangira iyo ntambara ihagaritswe n'umukiza aje kuzamura itorero rye, ari naho isi izaba irangiye. Ababyemera gutyo niko babyemera. Abandi bakemera ko
isi kurangira bitazabaho, ko hazabaho guhindurwa, ni ibyo ngibyo. Nta hantu byaba bifite isano cyangwa se bifitaniye isano kuba wenda ibyo tubona mu bitangazamakuru abenshi babyandika babishingiye ku buhanuzi, ariko mu by'ukuri kuri tere nta kiriyo. birashoboka burya itangazamakuru hari igihe rikoreshwa nabi, ibyo byo turabizi nk'abanyarwanda. Hari igihe rikoreshwa nabi cyangwa se rigakoreshwa neza, rigakoreshwa nabi rero mu nyungu zabamwe. Ubwo rero iyo western countries zishaka kuzana propaganda runaka, wenda nko kwangisha ibindi bihugu bitari Israel, twabonye ko Israel ishyigikiwe nabyo. Iyo ishaka kwangisha ibindi bihugu, Israel ikireye ikintu kimeze nk'ikinyoma, kagikubita aho ngaho bigaca muri media, hanyuma wowe bisomye ukumva ko ariko kuri, kubera kwa kwizera itangazamakuru nyine, kandi koko rigomba kwizerwa, ariko ukabifata nk'iyame wenda atari ko kuri tere. Aho rero niho nk'umuntu uba warabayeyo nka gutya mwantumiye, niho wenda umuntu aza aho umucyo ku bantu, cyane ku bibazo abantu baba bibaza cyane. Usanga abantu baba bibaza ni gute igihugu nka Israel gitoya ku Rwanda, gifite ubuso butoya, ngira ngo gifite 23,300, nuko ntafite imibare neza, ariko ni gitoya ku Rwanda. Ati igihugu nka Israel gitoya gitsinda gute ibihugu biba byishyize hamwe? Ngira ngo hageze kubaho intambara y'iminsi 6, ibihugu birayiteranira, byanayubikiriye icyo gihe mu bintu byo kwizihiza iminsi mikuru bagira hariya, ariko birangira iyo ntambara yitsinze. Bakibaza ati ubwo bushobozi buva hehe? Rero kuri guhari nuko Israel yubatse ikoranabuhanga mu by'igisirikare. Yubatse ikoranabuhanga mu by'igisirikare, yego afashijwe na Amerika nibyo, ariko nabo ubwabo ntago babaye nka babandi bafashwa bo bakananirwa kwifasha. Bazamuye ikintu cy'ikoranabuhanga ku buryo bavuga ko na kiriya gitero Iran yagabye kuri Israel rwose, cyane ko Iran buriya nta nubwo ituranye na Israel, hacamo ibihugu byinshi hari biciyemo hagati ya Iran na Israel. Israel yagiye kukigaba, Iran yagiye kugaba kiriya gitero, Israel yamaze kubimenya. Bavuga ko haciyemo amasaha 7 ubwo drone zahagurukaga muri Iran zigiye muri Israel. Ayo masaha 7 zamaze mu kirere, Israel arimo yitegura. Ni nayo mpamvu cyari igitero gikomeye, ariko nticyangize byinshi nkuko wenda abakigabye bari babyiteze. Nuko bari bakiteguye, bagatumizaho inshuti zabo, yaba Amerika, yaba Ubufaransa bwarabafashije, ndetse n'Ubwongereza. Barakitegura, bazana indege zo guhangana n'izo misile Iran yari yohereje, bazana izindi misile zo kurwanya izo Iran yohereje. Ariko burya bafite n'ubwirinzi buhanura ibisasu byo mu kirere, bafite ubwirinzi bwitwa Iron Dome bukomeye cyane ku isi, buri mu bwa mbere bukaze cyane. Ubwo nyine umuntu ahita bihuza na byakoranabuhanga bafite. Ni Iron Dome, ni ubwirinzi burinda ikirere ariko buhenze. Ushobora kwibaza tese ibindi bihugu ko kiba bitabufite, burahenze ku buryo bavuga ko kubukoresha bitwara amamiliyari y'amadolari. Ariko ubwo bwirinzi buri efficace cyane ku buryo ibyo bitero bavuga ko nubwo tutabyizera 100% cyabaye igitero ntariyo, bavuga ko uko Iran yagabye kiriya gitero 99% ibyo bisasu byose babihanuye bitaragera ku ntego zabyo. Ubwo rero urumva ko iryo koranabuhanga rirabafasha. Ubwo narindi kugaruka ku mpamvu nyine Israel ari agahugu gatoya kandi kakaba gatsinda ibihugu bikishyira hamwe kakabitsinda. Ngira ngo n'ubu ngubu nubwo bavuga Iran ko yateye Israel, ntago ari yo yonyine iba yifasha. Ubwo imitwe ishamikiye kuri Iran harimo Hezbollah, harimo Abahuthi, harimo ndetse n'abareba muri Palestina, Hamas. Iyo mitwe yose ihuriye mu cyitwa Access for ntabwo nibuka neza izina neza, ariko ni umutwe washyizweho na Iran ugamije kurwanya Israel. Ugasanga Israel kurwana kuri front line zose zitandukanye, yaba mu majyepfo aho ukahasanga igihugu cya Liban, ukajya ku gice cya Palestine ugasanga nabo bari kurwana nabo ba Hamas, ugasanga Abahuthi aho ngaho bari kurwana muri Yemen, na Iran aho ngaho hafi aho,
ariko ugasanga Israel yabatsinze atari uko wenda ari igihugu kinini nk'uko wavuga Uburusiya bushobora gutsinda bitewe n'ubunini bwabwo, ariko kubera iyo tekinoloji yabo ndetse n'ibihugu biyifashe mu mugongo cyangwa se biyisapotinga, bigatuma abashaka kuyitsinda batabishobora. Wari ugarutse rero uti ni iki gituma ibyo bihugu byose bitera ariko ntibitsinde? Ngira ngo ni ibyo byose nari maze kugarukaho. Yes, urakoze cyane. Uvuze ko Israel ifite ubwirinzi ndetse bunahenze cyane, ariko se hano umuntu yakwibaza ibihugu bitashobora kugira ubwo bwirinzi nuko ayo mafaranga yo kubugura byayibuze, cyangwa se wenda hari inzira binyuramo kugira ngo n'ubwo bwirinzi ube wakwemererwa kubugira? Urakoze cyane. Wenda ndaza kubaha urugero rumwe rwa Ukraine ihangana n'Uburusiya. Yigeze gushaka buriya bwirinzi bwa Israel biranga. Rero se kuba ubu ibindi bihugu bidatunga buriya bwirinzi nuko bidashoboka n'iki n'iki? Ngira ngo ibintu nka biriya bizamo na diplomasi. Se igihugu tubanye gute? Se nitubaho ubwirinzi ntibiradushwanisha na mugenzi wacu? Ese nitubaho ubwirinzi igihugu kizabukoresha gute? Ariko no kuba buhenze nabyo birimo. Ngira ngo kugura ubwo bwirinzi ukashyira iyo Iron Dome mu mujyi umwe kandi ufite imijyi irenga 10, wenda utabona ubushobozi bwo kuyishyira mu mijyi yose ushaka kurinda, uhitamo gufata ubundi bwirinzi wenda butari efficace nk'ubwo bwa Israel, ariko nabwo bugakora. Rero kugira ngo buriya bwirinzi ubugereho, urumva ni ikoranabuhanga baba bagurisha, igihugu cya kigurisha n'ikindi. Rero ntago ari ugupfa gufata ngo kuko wenda ngo ufite amafaranga ngo uragenda ubwire Israel ngo twe dufite amafaranga ya naya mu dubwo bwirinzi bwanyu twabonye bushoboye. Ntago ariko bigenda. Nuvuga ngo hazamo izo aspect zose. Geographically se ahantu muri se nta bibazo bizaduteza, ese nta bibazo politike bishobora kuzazamo niba duhaye wenda urugero wenda kadufate kuri Ukraine nkuko nari nyivuze. Buriya bwirinzi bwa Israel yarabwifuje, ariko burya nuko mutabimenya igihugu cya Israel n'igihugu cy'Uburusiya ni ibihugu bibanye neza cyane, ndetse abanyamateka bavuga ko abantu benshi batuye mu gihugu cya Israel abenshi ari abaturutse mu Burusiya. Wenda nako kantu kajemo kuko nabivuze ko na politike izamo. Ntago Israel ari gufata ziriya ntwaro biriya bisasu bikumira ibindi bisasu ngo bihereze Ukraine itabyumvikanyeho n'Uburusiya. Icyo kintu rwose abantu bakimenye, buriya batabona Uburusiya bahangana na Amerika ari inshuti ya Israel ngo bumve ko Uburusiya ari umwanzi wa Israel. Reka da, ntago ariko biri. Buriya Israel rwose n'Uburusiya bibanye neza pe, bibanye neza. Wenda bya politike byicara bihinduka ngo nta mwanzi uhoraho muri politike, nta n'inshuti ihoraho, wenda bishobora kuzahinduka, ariko kugeza kuri iyi saha rwose Uburusiya na Israel ni sherishushu, nta kibazo kirimo cy'umutekano, nta na menace politike iriyo rwose. Ubwo rero ntabwo wapfa kugenda ngo uvuge ngo ndi igihugu mfite amafaranga mu mpe Iron Dome, cyane ko nabo baba bafite nkeya. Reka nk'uko bihenze nabo ntabwo baproducinga in mass, ntabwo bakora byinshi cyane ku buryo babona uko basagurira amasoko. Hari ibyo wajya kubona ukabona ikirere cyose kirarinzwe kuko niba buri efficace, wenda u Rwanda rukaba rwayigura cyangwa se ibindi bihugu, wajya kubona ukabona ikirere cyose kirarinzwe. Hazamo aspect nyinshi kugira ngo babe baguha iryo koranabuhanga ryabo, kandi rinabakingera runini kuko rega baba banatinya. Rega buriya ibintu by'intwaro abantu bajya bamenya, ntabwo upfa kugurisha intwaro runaka, kuko iyo uyigurishije icyo gihugu nacyo ntabwo bari abantu basinziriye, biga iryo koranabuhanga rikoze icyo kintu wagurishije, iyo ntwaro wagurishije, ku buryo ushobora gushiduka mu minsi iri imbere rya koranabuhanga wagezeho wiyushya kuya ryaracitse amazi, kuko bavumbuye irindi rishobora gusenya rya rindi wowe wavumbuye. So rero ibyo byose, iyo mibare yose Israel irayikarikira ikareba ikavuga iti ese nitugurisha Iron Dome ahantu runaka bakagenda bagakuramo ikoranabuhanga risumbuye iryo twe twakoresheje, aho twebwe ntiturasigara nta ikirere cyacu kirangaye. N'ibyo ngibyo. Yego.
urakoze cyane ariko wenda ubutaha tuzakomoza no ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Tuzabishakira umwanya ariko bitavuze ko nyine tuzaba duhinduye umurongo, ariko bya bindi nyine byo gusangira amakuru mu ngeri zitandukanye. Hanyuma rero Emmanuel, ku bwawe ubona aya makimbirane azarangira vuba cyangwa dutegereza ubwo buhanuzi bibiri yivuga? Ngira ngo wenda narasubiza icyo kibazo mbajije, wari ukomeje ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni ibintu nakomeje gukurikirana kera kuva byatangira kugirana n'isaha, ku buryo rwose twizeza abakunzi b'Umwenegihugu Official TV ko tuzabagezaho amakuru afite ibimenyetso acukumbuye, afite fact, atari bya bindi byo kuza umuntu agapfa kuvuga ibyo abonye. Ibyo byo rwose tubibizeze, kandi ni intambara ubona ko imaze gufata intera ndende ugereranyije n'uko abantu bari babyiteze, ndetse hariho n'abatangiye kwirambirwa. Yatangiye abantu bazi ngo izamara ukwezi kumwe, abiri. Reka da, bo ni abatarakurikiranaga hafi ibintu. Ubundi Putin yari yavuze ko iriya ntambara itagomba kurenza iminsi 3 ko araba yafashe Kiev, ariko ni bya bintu nababwiye mu kiganiro, umenye ko intambara itangiye ntabwo umenye uko irangira. Ushaka kugenda uzi ngo Emmanuel ni umuntu woroshye ndagenda mutsinde, kumbe hari amakuru utamenye kuri we. Kuri iyi ntambara irwanwa n'ibintu bitatu: amafaranga, ubundi bavuga triple M, money, military and iyindi M ndayibagiye, ariko ni amafaranga, igisirikare na media. Iyo M ni media, ni money, military and media. Ubwo rero hari amakuru budafite wenda ukaza ukavuga uti Emmanuel ni umuntu woroshye, ubwo turi kuvuga ku bihugu ntago ndi igihugu, ukavuga uti iki gihugu runaka kiroroshye ndakizi, wagera ugasanga hari amakuru wahishwe ubutasi bwawe butamenye, ukaba intambara wari uzi kurayirwana mu kwezi kumwe ugasanga bifashe amezi n'amezi. Rero nicyo cyabiteye Putin mu mibare yari afite, yumvaga ko rwose Ukraine itari mu mutamiro ko ashobora kuyifata mu minsi 3. Marigre byaranze yahuye na support ikomeye ya biriya bihugu biri muri NATO byo mu burengerazuba bw'isi, Amerika. N'ibyo ngibyo byatumye Putin atagera ku ntego zo wenda uko yabishakaga byo gufata igihugu. Nubwo avuga ko hari izo yagezeho, ariko ntiziragerwaho 100%. Yego. Kuri ubu ngubu ushingiye ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, tuvuga ko Putin yamaze gutsindwa se? Ntabwo ari yatsindwa cyane ko n'intambara itari yarangira, ariko kandi anavuga ko we icyo yashakaga kwari kuyobohora biriya bice by'uburasirazuba bwa Ukraine, bya Donbass, biriya bice biherereye byari birimo abaturage batuwe n'Uburusiya bavuga Kirusiya. We icyo yashakaga no kubabohora kuko leta ya Ukraine yabahohoteraga bakicwa. Agenda ariyo ntego afite, ariko no gufata igihugu cya Ukraine ntabwo byari kumugwa nabi cyane ko byahoze ari n'ibihugu bimwe bihuriye muri Union Soviétique cyangwa se URSS. Ibyo rero rwose ntago wavuga ngo yaratsinzwe, cyane ko atari yamanika n'amaboko, cyane ko busanga ni intambara tanto igiye kurangira, tanto mbese amakuru arimo aracanganyikishije. Abapolitisiye bari gucanga amakarita atuma abantu twebwe tutari muri iyo ntambara tutavuga ngo isi intambara izarangira ryari, ese ninde watsinze ninde watsinzwe. Ni ugutegereza tukareba iherezo ryayo. Twigarukire rero ku ya Israel, warumbaje utese ubona iyi ntambara izarangira cyangwa dutegereze n'ibyiteka ryose. Ngira ngo ukurikije igihe yabereye nuko buriya tutagiye mu mateka cyane, kiriya gihugu cyahoranye intambara kuva na kera n'ubwami bukibaho. Ugasanga bami babateye, bameneshejwe Abanya-Israeli, bakongera akagaruka bakanyanyagira mu bihugu by'Uburayi n'ahandi hirya no hino. Ngira ngo mwigeze kumva n'amateka avuga ko bashaka kuza kuba muri Uganda, nari ntanze igihugu, urugero rw'igihugu duturanye, bagiye banyanyagira ahantu henshi hatandukanye. Urumva igihugu cyarateraga, ubwami bwarateraga bugasenya igihugu bukanyaga abantu, bamwe bakagenda ku bunyage abandi bakagenda bahunze. Ni naho rero buriya muzi w'izira ntambara uturuka, kuko hari abagiye bahunga, hari abagiye buriya mu gihugu cya Iraq na za Iran hariya.
hahoze ari ubwami bw'abaperise, burabatera burabanyaga, abantu bajyayo. Hanyuma urwo rwango ahanini bavuga ko ariho rwashingiye, nubwo wenda tutabigarutseho, ariko bavuga ko urwo rwango ariho muzi warwo, nubwo nyuma n'igihugu cya Israel kimaze gushingwa hari ibyo bapfuye nka Iraq na Israel bya peteroli babagurishije ku ideni, Israel ikanga kuyishyura amafaranga bari bafashe nk'umwenda banga kubyishyura. Ariko ibyo ni ibyavuba ejo bundi muri 48. Ni amateka maremare. Ubwo rero kubera ko intambara zaho zimaze igihe kirekire, ntabwo wavuga ngo ejo bizarangira. Gutegereza tukareba. Twavuze ko ari abavandimwe baba barwana, hari igihe bajya kubona ukabona rwose haje umwumvikano, bakumvikana. Nubwo imyumvikano yageragejwe yaba kuba erega nubwo tuba turi kuvuga ngo Iran na Israel, hari na Palestine na Israel baba bapfa imipaka, bapfa kuba Israel bashingira leta yaragiye mu gihugu cya Palestina. Ni byinshi cyane, ariko hari igihe kizagera wenda hakaba negociation ugasanga barumvikanye, cyane ko nanone imyumvikano yaba ari abantu ishingira ku butegetsi buriho muri Amerika. Buri ishyaka ry'abademokarati rigeze ku butegetsi ubona ko bisa nk'ibyorohejemo gato, ugasanga ukabona intambara zisa nk'izigenjeje makeya. Hajyamo abademokarate ugasanga bitandukanye n'iby'abarepublike. Ngira ngo abibuka ku bwa Donald Trump hari ukuntu yari asa nk'ubikarumamo, nyuma biza kongera gushwanyuka, hagiye abademokarate, Biden yari afashe ubutegetsi. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo ni intambara y'iteka ryose. Abizera tuvuga ko nta mvura idahita, nta kitagira iherezo. Reka twizere ko bizarangira, kandi nacyo nakwifuza. Rega burya abavandimwe barwana, uretse kuba wenda bapfa ibintu bita ko bifatika, ariko ntawe ubyungukiramo. Bose ku mpande zose barapfa, yaba abanya-Israel barapfa, yaba bandi baba barwana nabo barapfa, yaba ibikorwa remezo bikangirika, ubuzima bw'abantu bukabura, ubukungu ku isi bugahungabana. Buri ntambara igiye tugeraho ingaruka natwe nubwo tuba tutari kwirwana. Ni ibihugu biba biri mu bice bicukura peteroli, iyo birwanye natwe ubukungu bwacu bwazahararira. Nakwifuza nuko rero bakumvikana, ntabwo nakwifuza ko barwana ibyiteka ryose ku buryo byazageraho babahanuzi bavuga ko iriya ntambara izakizwa na Kristo. Reka nizere ko bazagera bakumvikana, kandi nacyo umuntu yasaba. Yes, urakoze cyane. Hanyuma usibye intambara, nk'umuntu wabaye muri Israel agashya wahabonye nakahe ku buryo ubona twagakwiye kuba tuyifatiraho urugero bigafasha igihugu nk'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu iterambere? Ni byinshi ariko wenda muri aka kanya navuga bikeya. Nigeze kubabwira nyitangira ko ari igihugu kiravanse mu ikoranabuhanga, kiravanse mu buhinzi. Impamvu mbanje ikoranabuhanga nuko n'ubwo buhinzi tuvuga bwateye imbere usanga bakoreshamo ikoranabuhanga. Buriya rwose igihugu cya Israel hari ibicuruzwa byinshi abanyaburayi bakonsoma biva muri Israel. Nuko wenda tutabonye umwanya wo kubivugaho. Buri igihugu cya Israel utese n'iki twakwigira ku gihugu cya Israel? Ni byinshi rero. Narengeye kuvuga kuba igihugu cya Israel gihinga kikeza, kandi ari igihugu cy'ubutayu. Ugasanga igihugu nkatwe dufite ubutaka, ahubwo turi kubumara tubuturaho, ahubwo tukicwa n'inzara. Ntabwo ari inzara kuko leta ntabwo yemera ko mu Rwanda hari inzara, bikazamuka ku isoko. Yego, ugasanga hari ibicuruzwa bimwe na bimwe by'ibiribwa dutumiza hanze, mu gihe Israel igihugu cy'ubutayu usanga ahubwo gisagurira ibihugu by'i Burayi. Buriya Israel ibarizwa muri Aziya geographically, ariko politiko usanga yisanisha n'abanyaburayi kuko ni inyanja ya Mediterane inyuramo. Rero barahinga bakeza. Wenda nk'urugero igihugu cya Israel cyamenyekanye ku masitrasi. Nimvuga amasitrasi mutumva indimu, mwumve biriya bintu byose bikubiyemo indimu, amaronji, iki ziriya mbuto zose zigemurwa i Burayi nyinshi, izindi zigakonsomwa muri Israel. Hari imboga bahinga, amakokombure, ugasanga bararya bagasagurira ibindi bihugu.
bityo bikabateza imbere. Rero ikintu twakwigira kuri Israel n'ubwo buhinzi ari nabyo leta wenda yakoze, nk'ubu tukajyayo tukiga ubuhinzi, iryo koranabuhanga tukarizana, nubwo hari abanenga ko bidatanga umusaruro, baragenda ariko duheruka bagenda ntitumenya se umusaruro bivamo n'ubuhe, ariko ngira ngo iterambere n'urugendo ntago ngira ngo iyi gahunda yatangiye 2013 2014 gutyo, ntabwo muri iyi myaka 10 ishize wahita ubona impinduka ako kanya, ariko impinduka zo rwose abanyarwanda bashonje bahishiwe zirahari. Hari amakampani, hari abavayo bagashinga kampani z'ubuhinzi, hari abikorera ku giti cyabo, ariko urumva ntabwo impinduka zahita zigaragara ako kanya. Icyo rero twakwigira kuri Israel ni ubwo buhinzi buteye imbere bwo kuba bahinga mu butayu bakeza bagasagurira n'amasoko, mu gihe twebwe dufite ubutaka bwera butari ubutayu, ugasanga turi guhinga dushingiye ku imvura niba itaguye ntabwo turi bweze, niba yaguye cyane imyaka yacu irapfa, niba ubusimba bwateye ngira ngo mwigize kumva nkongo idasanzwe. Ibyo byose abanyayisiraheli twabibigiraho kuko bo babasha kubikontorora. Niba ari icyorezo cyateye bakamenya uko bakirwanya bakoresheje rya koranabuhanga nababwiye, niba ari iki ugasanga mbese ibintu byabo byose bishingiye ku ikoranabuhanga, ugasanga ibikorwa bikoreshwa n'amaboko ya muntu ni bikeya. Ngira ngo icyo twakwigiraho ni iryo koranabuhanga twashyira mu buhinzi, ndetse tukagira n'imiturire myiza, kuko nidukomeza uyu muvuduko turiho dutura ku butaka bwera, ahubwo ugasanga aho kubuhinga turi kubuturaho, ngira ngo ingaruka zigenda zigaragaza, ibiciro ku masoko bigenda bizamuka. Ngaho hari ibyo dutumiza hanze nk'ingano iki, yego ntabwo navuga ngo ntabwo tuzahahirana n'amahanga, ntabwo ibintu byose twabihinga ngo tubishobore, ariko nibura ibibasha kwera mu gihugu cyacu dushyiremo iryo koranabuhanga, twongere umusaruro, hanyuma twihaze mu biribwa, dusagurire n'amasoko, tureke gutura ku butaka bwera. Leta ishyiremo imbaraga mu byerekeranye n'imidugudu, ni ikintu gitanga umusaruro iyo abantu batuye hamwe. Ubutaka busigaye burakoreshwa mu guhinga, kandi nanone bikaba ari ibintu bifite plane, ku buryo umuntu utabyuka mu gitondo ngo dore ngiye mfite ikibanza aha n'aha ngiye guhita amashyira inzu. Ikindi mu ikoranabuhanga twabigiraho ni ukutarikoresha mu bintu usanga bitatubyarira umusaruro ako kanya, ahubwo rikinjizwa mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, yaba ku gice gikora ku buzima bwa muntu nk'icyo cy'ubuhinzi nari mvuze, n'ibindi. Ubwo mbese icyo ubona twakwigira kuri Israel ni ikoranabuhanga mu buhinzi gusa? Ntabwo navuga gusa, navuze ko ari byinshi, ariko ni kimwe muri cyadufasha no kugera kuri ibyo bindi. Bafite ikoranabuhanga mu bintu byinshi, wenda navuze ubuhinzi nkubiramo byinshi, ariko mu byerekeranye no kuhira usanga baravanse, mu byerekeranye no gukora izo drone zikora mu bice bitandukanye by'ubuzima, haba muri ubwo buhinzi, haba mu kugenzura amakuru y'ikirere, haba mu ki, hari byinshi twabigiraho. Ni byinshi twabigiraho, no kuba igihugu cyabo kigerageza gushakira akazi abenegihugu, tugasanga ubushomeri buri hasi, ugasanga rwose imirimo iraboneka, abashomeri ni bakeya, ahubwo ugasanga bari kwiyambaza ibihugu by'amahanga bikajya kubafasha mu mirimo yabo. N'icyo kintu cyo guhanga akazi rwose leta yabigiraho. Se byakoze gute, byakunze gute? Urumva ni igihugu cyateye imbere rwose, twabigiraho byinshi cyane. Urebye nko mu buryo imihanda yabo imeze, ntabwo mvuze ngo duhite dusimbuka ngo tugere kuri Israel uburyo cy'imihanda yabo yubatse, ariko turi mu nzira nziza, ariko byakongerwamo imbaraga. Ikindi, ya miturire navuze nayo usanga ari abantu baba batuye mu midugudu, ugasanga ni abantu bagenda bagakora umujyi bitewe n'aho batuye, atari ukuvuga ngo ni hano mu Rwanda ajya kubona ukabona umujyi uvutse, usanga abantu kubera ko bahatuye, mu gihe muri Israel batura ahantu bagakora umujyi. Hano
ngira ngo ni umujyi uvuka kuko usanze abantu bahatuye. Sinzi niba icyo kintu kiri kumvikana, uburyo ndi kukivugamo niba buri kumvikana, ariko nacyo twakigiraho Isiraheli. Ni ukuvuga ngo Isiraheli umuturage asanga umujyi aho kugira ngo umujyi usanga umuturage. Yego, uvuga ngo ndabona Musanze iri gutera imbere, reka njye guturayo mve mu cyaro. Bo bakora imidugudu noneho igahitire mu mujyi. Of course urumva abantu hayo batuye ahantu hahita haboneka amasoko, haboneka iki, noneho abantu bagatura mu mujyi gutyo, atari ukuvuga ngo bagiye gukora akajagari. Yes, ko mu Rwanda natwe dufite gahunda y'imidugudu ku cyo kintu wenda ntabwo umuntu yavuga ko kitagerwaho, ariko ubona kikigendaga kibona biterwa n'iki. Bane gahunda itangiye vuba. Hari icyo abanyarwanda tutari twiyumvisha cyo hari abagitsimbaraye ku kuvuga ngo ndatura kuri gakondo, wenda aho ni mu cyaro, ariko ugasanga nanone iyo midugudu tubakirwa hariho abanenga uburyo kiba yubatse, ukavuga uti ni umudugudu nibyo, ariko ni icyumba kimwe wenda na salo. Donc abadizayina bacu, abadizayina b'imidugudu, uburyo kibaye designinga ntabwo iberanye n'ibyifuzo by'abanyarwanda. Sinzi niba bari aba architect ba designinga zira nyubako bamanza gukonsulta abantu bahantu bagiye gushyira iyo midugudu ngo babaze se muri twashyira inzu imeze, ngira ngo wenda ndi kuvuga atagira untera ibuye, ni ibintu twumvishe bamwe rwose bimuriwe mu midugudu akavuga ati nari mfite abana 9 bampaye icyumba na chambrette ndahaba nti n'abana nzakira umushyitsi. Ugasanga abandi bati hatangiye ari byiza, leta yaduhaye amazi n'amashanyarazi, yaduhaye buri kimwe cyose, ariko byarangiritse. Nta wakoze suiving arebe se imidugudu baduhaye iracyakora uko yakoraga. Noneho rero umuntu utarajya mu mudugudu yakumva ayo maganya yabagezemo akavuga ati se hari ahantu numva birwo barira ngenda ajyaho kumara y'iki, nakwigumiye hano ko nari ntuye neza. Ariko imidugudu ni myiza, leta ikomeza ishyiremo imbaraga, bakora ibintu bumvikanyeho n'abaturage, bizagerwaho kandi bibona konsuliterega n'ibyo bihugu biba byarateye imbere muri icyo kintu. Yego homegrown solutions zikwiye gukoreshwa, homegrown solutions sinzi na nembivuze neza, zikwiye gukoreshwa, ariko nanone tugakonsulita abandi bateye imbere muri icyo kintu, se bikorwa gute ko twebwe tubikora tukumva claims z'abaturage, mwebwe mubikora gute kugira ngo bigende neza. Icyo kintu nacyo twakigiraho Isiraheli rwose bateye imbere muri ibyo bintu by'imidugudu. Yes, wigeze gukomoza ku kantu ko guhanga imirimo. Uvuga ko Isiraheli yabishyizemo imbaraga ndetse binafasha bikomeye mu iterambere ry'igihugu. Bituma nibaza mu Rwanda dufite gahunda ya twihangira umurimo, ariko nyine ubona bisa nkaho ikigenda bigura intege, ndetse hari na benshi batarayumva, hari wenda n'abayumvisha ukundi, cyangwa se wenda n'uburyo isobanurwa, amahirwe se yo gushyirwa mu bikorwa kwayo n'ibindi bitandukanye nyine bishobora kuba imbogamizi yo kuba bitahita byubahirizwa. Hanyuma nkawe wabaye hari ahantu ndetse unazi gahunda unayibona, ubona ikibazo ari nde? Ni umuturage cyangwa ni leta? Urumva iyo gahunda itagenda neza ntabwo wakura muri leta cyangwa ukuri mu muturage. Oya, tuba tuvuga ibigaragara uruhare rwa buri wese, yaba leta yaba umuturage, nyine rurimo kuba gahunda itagenda neza. Urumva nko muri Isiraheli twihangira umurimo se bo ntabwo bahibwirizwa, ntabwo ari gahunda babwirizwa. Uragenda ugasanga niba urangije kwiga hari amahitamo, ubwo ndavuga muri Isiraheli. Yego, urangije secondaire, ujya mbere yo kujya muri kaminuza umanza guca mu ikosi bya gisirikare. Ku bahungu akaba ari abahungu yego igitsina gabo bakagikora imyaka 3, abakobwa imyaka 2. Rero iyo ushaka gukomeza mu gisirikare ukomeza mu nzira, waba udashaka gukomeza mu gisirikare ukajya kwikorera cyangwa se ukaka akazi muri leta. Nubwo usanga benshi badakunda akazi ka leta, ahubwo basanga bashaka kwikorera bitewe n'amahirwe nyine ari mu gihugu. Niba ari umwana urangije secondaire, hari abashaka gukomeza kaminuza nibyo, hari ushaka kwikorera, ariko agasanga ababyeyi be bamuharuriye umusinge wo gukorera muri environnement nziza.
environment ituma nyine yiyumva nk'umuntu wakwikoreraho kugira ngo ajye gushaka akazi. Rero mu Rwanda ho biratandukanye. Gahunda ya twihangira umurimo mu Rwanda nibyo koko ni gahunda yatangijwe nziza ndetse yari yitezweho kugabanya ubushomeri, ariko hari uburyo yashyizwe mu bikorwa abantu ntabwo twayumvishe kimwe nk'uko wenda leta yabishakaga, kubera kuko byari kugabanya ubushomeri ariko kandi nanone byari no guhanga ubukungu ku muntu ku giti cye. Niba wahanze umurimo ukakunda nyine wakoze akazi kawe kakunze, uratera imbere uteza imbere n'abandi. Ariko usanga ababijyamo bavuga ko yaba cya gishoro kiracyari ikibazo, yaba ya environment yo gukoreramo iracyari ikibazo. Aho ngaho niho rero navuze ko leta nayo gifite umukoro wo gukora. Hari byinshi biyavuguruye ariko igikeneye kuvugura byinshi. Usanga urubyiruko ni urubwiye ati jya guhanga umurimo, jya kwihangira umurimo, akubwira ati si gishoro. Abafasha myumvire bati gishoro ntago ari ikibazo, rega wahera kuri duke. Ubigerageje yagira ngo agiyemo ejo akaba yakinze imiryango. Yabiganiriza ngewe utarabijyamo muretse gatoya n'utwo nari mfite nari maze gukusanya tudahiramo. Tese wabaza wa wundi wabigiyemo tese byatewe n'iki? Terego uratangira imisoro leta ikaba yakutashyeho. Ati batangira akabutike ati tangira usore. Ariko ngira ngo hari rimwe na rimwe n'atari kunyuranya n'amategeko, ni kuba bamwe batamenya amategeko. Hari gahunda yigeze kuza yo kuvuga ngo niba utangiye business bimenyesha Rwanda Revenue hanyuma bagusonera imyaka 2 uri gukora. Ariko ngira ngo abatangiza ubwo bucuruzi ni urugero rw'igishoboka cyo guhanga umurimo na imvuze. Abatangiza ubwo bucuruzi baza ayo makuru wababara cyane cyane mu rubyiruko. Nta baba bayaza, aratangira akajya gucuruza agahurira n'ababimazemo igihe wenda batangiye no gusora, ejo baza kureba abacuruzi badasora nawe akababigendeyemo kako ataciye muri za nzira nyine wenda leta ishobora kuba yarashyizeho. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba gutera amabuye, twese tugomba kwitera amabuye, yaba twese tugomba kujya kwihangira umurimo, yaba leta nayo kuba dashyiramo imbaraga mu gusobanura urwo rubyiruko cyangwa se n'abandi bashaka kwihangira umurimo, yaba ibyo bigo bikorana bya leta nyine harimo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Ngira ngo izo nzego zose zakabaye zikorana mu neza y'umuturage, kuko iyo umuturage abayeho neza of course leta nayo ibayeho neza, zinjiza imisoro, azagira ate azagabanya bwa bushomeri. Buriya mujya mumenya ko kuyobora igihugu kirimo ubushomeri bwinshi ntabwo biba byoroshye. Ngira ngo ushaka kubwira umuntu ati gahunda ya leta imeze iki, atariko sungu urambwira gahunda ya leta nta kazi nta cy'ubushomeri bumerena. Ugasanga gahunda za leta zishobora kudashyirwa mu bikorwa bitewe n'ubushomeri bwinshi buri mu gihugu. Icyo kintu rero rwose leta igishyiremo imbaraga cyane, hanyuma bibashe kugenda neza muri iyo gahunda ya hanga umurimo, twihangira umurimo. Yego. Yes, Emmanuel, reka tugushimire, ariko tugana ku musozo twavuze ko turi kuganira ku ntambara ya Isiraheli, biri kuberayo, ibyabayeyo ndetse wenda ntibizakurikiraho ntawamenya. Ni ubuhe butumwa utanga ku bantu bakurikiranira bya hafi by'iriya ntambara? Ngira ngo ubutumwa natanga ku bantu babikurikirana, ntimukajye mwizera ibyo mubona muri media byose ngo ubimire bunguri. Biba bikwiye ko nk'abantu babayeyo nkatwe mudusobanuza ku makuru tuzi, wenda ntabwo tuba tuzi byose, ariko amakuru y'ibanze dufite atandukanye n'ayo muri media rimwe na rimwe tukabasobanurira, cyane ko ari igihugu nk'uko nabibabwiye amakuru yacyo kuyaverifya biragoye, kuko hari igihe uba wasomye icyo gitangazamakuru kibogamiye kuri ibyo bihugu by'iburengerazuba cyangwa se kibogamiye kuri Israel, of course ntabwo wakwivuga nabi. Urumva rero ko inama nabagira nibyo koko bakomeze bakurikira ayo makuru, ariko bakonsulite banagisura. Ni igihugu gisurwa cyane, tutitaye kuba hari intambara. Buriya niyo baba bakubwira ngo igihugu kirimo intambara ntabwo cyakira ahantu hose, hari ibice biba bizwi birimo intambara, bagisura bakajya kureba by'iyobokamana. Wenda nuko tuzashaka umwanya tuganire no kubyiyobokamana. Ni igihugu cyateye imbere cyane mu bukerarugendo bw'iyobokamana,
bagisura bageraho bagasobanukirwa yaba ayo mateka bumvishe muri Bibiliya, ubuzima bwa Yesu Kristo, ubuzima bw'umuryango we, umuryango mutagatifu ku bemera nyine, bagisura bakamenya ayo makuru, hanyuma bakajya babaza n'ababayeyo bakabaha amakuru y'impamo, bakareka kujya bamirabungura ibyo muri media, cyane ko akenshi na kenshi biza bifite icyo bigamije. Akenshi na kenshi ntabwo tubwirwa kuri kwa nyako. Yego. Uti byaba byiza bagiye bajya kugisura. Utekereza ko muri miliyoni 13 n'igice hafi 14 z'abanyarwanda abantu bafite ubushobozi bwo kurira indege bajya muri Israel ari bangahe? Nta mibare mfite ihari ifatika, ariko igisubizo ni bakeya. N'abafite ubwo bushobozi wenda ntabwo basanga atari cyo cyaba cyihutirwa kuba bajya gusura Israel, ariko wenda n'udashoboye gusura Israel yabaza uwasuye Israel wagiyeyo mu ubwo buryo bw'ubukerarugendo, akamubaza amakuru afatika, ntamire bunguri byo yumva muri media. Reka tugushimire, urakoze cyane. Murakoze namwe Umwenegihugu Official TV. Yes, reka tubashimire namwe mwakurikiye iki kiganiro. Nk'uko tubibabwira, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe. Umwenegihugu Official TV, Umwenegihugu Official TV, umuyoboro ukugezaho ibiganiro, ubusesenguzi, amakuru n'ibindi. Urifuza kuduha ikiganiro, kuduha amakuru cyangwa gukorerwa ubuvugizi, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 93 44 38 08. Umwenegihugu Official TV, n'uwanjye, n'uwawe, n'uwacu.